Hello guys, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza, abatameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Kuba ubona ibintu bidashoboka ntabwo ari igisobanuro cy'uko bizahora bidashoboka iteka ryose. Paje zigize igitabo cy'ubuzima bwawe, nkunda kukubwira ngo ntabwo ari umubabaro, ntabwo ari ubukene, ntabwo ari uburwayi, oya. Buriya iyo umuntu afite igitabo nk'iyi kayi mfashe, ugira gutya ugahindura. Rero hari igihe usanga ugeze kuri paje nyine y'uwo mubabaro, ariko ntabwo bivuze ngo paje zose zigizwe n'umubabaro. Rero ndaguhumurije inshuti yanjye, komera, shikama, humure, ntutinye rwose, Imana ntabwo igihana abayo. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku byiza bya tungurusumu, ariko hari n'ibibi. Niyo mpamvu ugomba kubyumva kugira ngo utazagwa mu ikosa uzi ngo uri kwivuza. Nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda. Wowe warangije kubikora, Imana iguhereza umugisha. Wemba nkubwira ngo kora share, tuvurane, ndetse ukore like, ukomantinge cyangwa se ushyireho komantere, twumve ibiri ku mutima wawe, niba ari ugushima, niba ari ugutanga ubuhamya, niba ari igitekerezo cyiza kugira ngo ibintu bijye bikomeza kugenda neza. Inkomangiro ntabwo ari iyanjye gusa, ni iyanyu mwese, twese ni iyacu. Niyo mpamvu rero muba mugomba kunyereka ko turi kumwe, cyane ko mwabinyeretse abantu 86,000 ni benshi cyane bakoze subscribe. Imana ibahereza umugisha. Tugiye rero kwiganirira kuri tungurusumu. Tungurusumu iri mu muryango w'ibitunguru. Abantu bakunze kuyifashisha bari kwivura cyangwa se bari no guteka mu gikoni. Ni ikirungo cyiza gihumuza ibiryo, amasosi, sibyo? Rero niyo mpamvu kuri uyu munsi ntaje nje kuvuga ngo tungurusumu tuyiteka gutya, ahubwo nje kukubwira ubwiza bw'icyo gitunguru, ubwiza bw'iyo tungurusumu, ndetse ariko nkubwira n'ububi, kugira ngo uzajye witonda mu gihe ugiye kubikoresha. Reka tubanze turebe icyo tungurusumu imaze, cyane cyane rero ngo mu bihugu bya Aziya abantu benshi kubera kuyikoresha ntabwo barwara kanseri. Ndetse no mu bihe byo hambere, uretse ko wenda bashobora bakabona abantu bayirwaye wenda ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu bihe byo hambere washoboraga no kuba wavuga kanseri bakumva icyo kintu n'ubwa mbere bacyumvishe, kubera ko bakunze gukoresha kanseri cyane. Ni umuti mwiza rero kuri kanseri, ndetse ni n'umuti mwiza mu gukingira, cyangwa se ni n'urukingo rwiza ku bantu batarwaye kanseri. Ntabwo ushobora kurwara kanseri igihe ukoresha tungurusumu kenshi. Kandi nababwiye ko tungurusumu hari umwanditsi wanditse ko ari inshuti y'amaraso. Kubera iki? Kubera ko ndetse n'icyo ifasha, ngo ifasha umutima cyangwa se uburwayi bw'umutima. Tungurusumu yo itunganya imitsi, ya mitsi yakomeye ku buryo itanyuramo amaraso neza, yo irayoroshya. Ndetse ku muntu ufite pressure cyangwa se ufite hypertension, ashobora gukoresha tungurusumu amaraso ye akajya ku kigero cyiza. Na wa wundi ufite hypotension cyangwa se umuvuduko uri hasi w'amaraso, aba ariko nabyita amaraso agenda gake, iyo akoresheje tungurusumu noneho irayazamura. Murumva se tungurusumu atari inshuti y'amaraso? Ni nziza cyane iyo yakoreshejwe mu buryo bukwiye kandi bwizewe. Tungurusumu nanone ifasha ubwirinzi bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo ba bantu bakunze kurwaragurika cyane cyane nko ku nkorora, kuri gripe, mwabonye ko tungurusumu ikora. Yaba ari ku nkorora y'akayi, yaba ari ku nkorora nyine ikomeye, cyangwa se ba bantu bakunze kurwara inkorora, ni byiza gukoresha tungurusumu. Ntuzayikoresha rimwe ngo ube urakize, ahubwo ubigira akamenyero. Tungurusumu ukayikoresha birangira umubiri wawe ugenze neza, sibyo? Hanyuma rero ifasha
nk'uko nari nabikubwiye yoroshya imitsi, yoroshya imitsi. Ni ukuvuga ngo ya mitsi ikomeye irayoroshya bityo amaraso agatemberamo neza. Noneho habamo ikintu bita anti inflammatoire, yo irabyimbura, sibyo? Irabyimbura nko ku bantu bakunze kurwara amaguti cyangwa se ba bantu bakunze kugira amazi mu mubiri. Iyo umuntu akoresha tungurusumu arabyimbuka ndetse n'amazi mu mubiri akaba yashiramo, bityo umubiri ugakora neza. Kwa kundi ushobora kugira amazi mu mavi, ni ibintu bibi cyane. Niyo mpamvu gukangurira gukoresha tungurusumu, sibyo? Ikindi, tungurusumu igabanya amakolesterole mabi cyangwa se kolesterole mbi mu mubiri, ikura ibinure bipfuye mu mubiri. Nshuti zanjye, tungurusumu ni nziza, ndababwira n'ibibi byazo. Kandi twibukiranye ko tungurusumu uburyo ari nziza. Wari uzi ko mu bihe byo hambere abaganga bakunze kuzifashisha mu gihe bajyaga kuvura nk'abantu nk'ahantu hibasiwe n'ibyorezo runaka, noneho bagafata tungurusumu bakazisiga ku mamasike babaga bambaye n'imyenda yabo, bakayuzuza amatungurusumu, bityo abo bagiye kuvura bakaba batagira gute, batabanduza. Bivuze ngo rero tungurusumu ifite ubwirinzi. Uretse n'ibyo, nigeze nababwira uburyo ki tungurusumu yirukana imyuka mibi. Rero tungurusumu ni akantu keza Imana yaturemeye ngo kajye katugoboka. Dukomeze. Irwanya gusaza k'ubwonko. Hari abantu usanga bibagirwa, cyangwa se wenda ugasanga umuntu arateshwaguzwa cyangwa se ubwenge buratakaye, nyine akagira akantu ko kwibagirwa. Iyo rero ukoresha tungurusumu cyane, ntabwo ibi bintu bikubaho. Kandi bifasha urwungano ngogozi rwacu rugakora neza. Umuntu wese urya tungurusumu akarya ibiryo biragogorwa neza, bityo ntibimugireho ingaruka, kuko tungurusumu iragenda igakora no mu mara, ikayazibura, ikayaha ubwirinzi cyangwa se ikongera ubudahangarwa, bityo abantu ntibarwaragurike. Mwari muzi ko nanone tungurusumu ifite ububasha bwo bwo kugabanya isukari mu mubiri, mbese ifasha uriya musemburo wa insuline uringaniza isukari mu mubiri. Nuko rero umuntu wese ukoresha tungurusumu ntagire isukari iri hejuru. Niyo mpamvu abantu barwaye diyabete bakangurirwa gukoresha tungurusumu cyane. Tungurusumu nanone ngo isohora imyanda mu mubiri. Niba tuvuge wariye ibintu byanduye, wariye ibintu birimo amabakiteri atari meza, sibyo? Noneho urashaka kwikorera isuku mu mubiri wawe, ni byiza rero kurya tungurusumu. Kwa kundi umwana wawe ashobora kuba arwaye inzoka, nababwiye uburyo ki ushobora kumuvura. Ndaje mbikubwire. Igabanya urugimbu. Abantu bafite urugimbu ukajya kwa muganga ugasanga nyine ngo ufite urugimbu, ni nziza rero kuko ifite ubushobozi bwo kugabanya urugimbu. Uti rero nayikoresha gute? Tungurusumu ni nziza ku bantu barwaye indwara z'uruhu, haba ku dusununu. Uretse ko njye iyo ngeze ku dusununu ntindaho, njyewe ndatuvura pe, tukagenda nanjye kuri njye, sibyo? Sinzi niba mutatubona hano, ariko turagaruka. Narayobewe. Nyine bisaba guhozaho, nyuma y'igihe tukagaruka ukongera ukakavura. Rero tungurusumu iyo uyifashe ukayisekura ukasiga ku ruhu, mwabonye ko ikiza ibiheri, mwabonye ko n'utwo dusununu tugeraho tukuma tugahunguka, wakaraba tukahunguka, rwose irabivura. Ariko ku bantu bafite udusununu ni ukuri turagaruka pe.
narabibabwiye kenshi, nanjye ndadufite. Bisaba rero kwivura ushyizeho umwete, sibyo? Twagaruka ukongera ariko nko ku bantu haza kamwe wajya ugira gute udukuraho nta kibazo, sibyo? Rero tungurusumu ni nziza ku bantu barwaye amibe, narabibabwiye. Tungurusumu ni nziza ku bantu bafite ikibazo cya constipation. Ugira gute rero? Ufata ku mwana, uretse n'umuntu mukuru nawe yakwiyina, ufite ibibazo mu mara, ufite inzoka, ufata tungurusumu ukayisiga amavuta, yaba ari ay'igihwagari cyangwa elayo, byaba byiza ari elayo, ukina umwana ukagacisha mu kibuno agaheke ka tungurusumu, yaba yarananiwe kwituma arituma, ndetse n'inzoka zirakira iyo umuvuye muri ubwo buryo. Uburyo bwa kabiri bwo kuvura umwana ukoresheje tungurusumu ni ukuzifata ukazirapa cyangwa se ukazisekura, ugafata agatambaro ukazifungamo, wamara kuzifungamo ukakamuzirikira mu ijosi, nyine utamuhambiriye nyine ngo ahure umwuka, ukamuzirikira mu ijosi akararana. Ibyo bintu ni maji ariko biravura pe. Ushobora kumva mu ijosi se bihurira hehe? Ariko tungurusumu iyo iziritse mu ijosi ry'umwana urwaye inzoka cyangwa ukunda kurwaragurika ntabashe kurya, bituma akira inzoka. Ku muntu mukuru rero hari igihe uyirya nyine ukumva ubangamiye abantu, ariko mwebwe mubangamirwa n'umuti, nuko umuntu yariye tungurusumu. Wari uzi ko kariya kuko uhumetse ukumva karakubangamiye nawe kaba kakuvuye? Ni byiza rero ngo abantu b'abanyamahirwe babaho ni abantu bararana n'abantu bariye tungurusumu, ngo wa mwuka ahumeka nawe ukawuhumeka, uba uri kwivura, akakuvura kandi ari we wayiriye. Ubwo rero nta rwitwazo, niba uri umugore umugabo wawe akaba atarya tungurusumu, jya uyirya ahumeka umwuka wawe. Niba uri umugabo ukaba utarya tungurusumu, umugore wawe nayiguhekenyere, bityo nahumeka uhumeka umwuka we. Urumva se idafite akamaro gatangaje? Ngo kandi ngo iyo wumvise tungurusumu iguhumuriye nabi, ni ikimenyetso kikwereka ko ufite kuyirya, ngo umubiri wawe uyikeneye. Iyo iguhumuriye nabi ukumvira guhumurira nabi, ni ikimenyetso kikwereka ko umubiri wawe ukeneye tungurusumu, ukeneye kwivurisha tungurusumu. Ni amarenga umubiri wawe uba ugira ngo ukubwire, ukanukirwa nayo, biba ari ibintu bikubwira ngo yirye, urayikeneye. Abantu rero bashobora kuyirya gute, cyangwa se bashobora kuyivurisha gute? Ushobora gufata tungurusumu, tuvuga uduheke 3, ukadusya cyangwa se ukaturapa, noneho ugashyiramo ikiyiko cy'amavuta ya elayo, warangiza ugahekenya cyangwa se ukabirya, cyangwa se ugashyira ku ifunguro ryawe rya buri munsi. Ibi bizagufasha kumva umerewe neza n'amaraso yawe atembere neza. Abantu rero badakunda uwo mwuka, sasa jya urenzaho urubuto. Ushobora kurya pome, kuko iyo ufatanyije no kurya pome ntabwo umwuka, nyine pome nayo ifite ubushobozi bwo kugabanya uwo mwuka wa tungurusumu. Guhera ubu nshuti zanjye, wivurishe tungurusumu, ni nziza. Ibibi byayo rero, ku bantu bafite ibikomere kirazira kikaziririzwa kurya tungurusumu cyangwa se kuyikoresha, kuko icyo gikomere gishobora gutinda gukira, cyangwa se kiri kuva amaraso kigatinda gukama. Ntabwo ari byiza gukoresha tungurusumu igihe uri mu kwezi kwawe, nshuti yanjye. Igihe uri mu kwezi birabujijwe gukoresha tungurusumu, wava rwose bihagije. Ni mbi cyane ku bantu batwite kuyirya cyane. Simbujije ko ushobora kukarya, ariko kuyirya cyane birenze, ndetse mu gihe cy'amezi, mu gihembwe cya 3 cyo kubyara, ni mbi. Ni mbi pe. Ndetse no kuyikoresha cyane utwite kwanza ni mbi, kuko bishobora gutuma inda yawe ivamo. Rero ndakugira inama yo kutazajya ukoresha tungurusumu cyane
igihe utwite. Murakoze kuba mukurikiye ibi, ndasabye Imana ngo iherekeze ibi bintu, wivurishe ibyaremwe, kandi nababwiye ko Imana ari Imana nziza, yadushyiriye hafi imiti, ahubwo nuko abantu tutabimenya. Niba ukunze ikiganiro, kubera iki wagenda udakoze like? Kubera iki wagenda udakanze subscribe? Urakoze wowe ubikoze, Imana iguhe umugisha. Rero nshuti zanjye, ndakwifuriza kugira amagara mazima, Imana ikomeze kukurinda, kandi mujye mukora share mubwire abandi inkuru nziza. Ndabakunda, Imana ikandusha.